ndasohoka ngeze kuri gate Satani arankoma ngo ubwo nawe ugiye kwidagadura rero widagaduye nkande ko ejo bazafata diplome yawe uzayihande ninde wiwanyu uzaza kugufatira diplome Satani akambwira ngo uri ejo azawo gutegeka nubwo wamurushije amanota ari kuri yafite amahirwe aruta yawe kandi koko twagiye nagiye kwigisha muri university we yabaye umuyobozi mu ngira ngo yarashinzwe service aux étudiants ibyo Satani yambwiye umwaka utarashira biba birabaye barandinganiza banyereza kwigisha ururindo muri tronkome ariko aho ngaho niho nahuriye na Yesu buriya hari igihe Imana ireka agahinda kawe kakabanza kakuzura ikavuga ngo reka mbanze nkareke kuzure nzakamenera rimwe ngo kubera impamvu za leta ntukiri umwarimu muri universite twakoreje muri ministeri ya secondaire na primaire uzajya muri iyo ministeri bakubwira aho bagushyira ngo vous avez eu votre temps ngo mwagize igihe cyanyu numva noneho birapfuye byose nsubiye muri 61 filimi irizinga nsubira muri 63 irizinga nsubira muri 73 ngo tugeze muri 83 ndavuga nti fine ndabyumvise merci monsieur le directeur général ndasohoka mva muri biro ye ndagenda ngi wacu ndwara amezi 3 mbabwije ukuri iyi nkotanyi zitera muri 83 nubwo nari umu intellectuel ntabwo nari kujya mu intellectuel nari kujya mu basirikare kuko nari mfite umujinya ugera ahangaha nayo ngo niki cyakuraho iyi system tugahumeka nakijijwe ndakaye ntangira kubwiriza ndakaye umujinya wanjye nari nkukomeyeho urwango rwanjye nari ndutsimbarayeho ariko noneho umunsi umwe burya Imana igira imitego tujya mu nzira y'umusaraba ntabwo baba bagukubise ntabwo baba bakubambye ntabwo baba bakwambitse ubusa ntabwo inshuti zawe zaba zagutereranye ngo nuragize ujye ngo Mana ubababarire kuko batazi ibyo bakora mbese murebwa yaravuga ukuntu yababariye umukecuru wari wamuhambye ndavuga no ariko uriya mugore ni umunyembaraga ntacyo nayihaye iyo Mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo Mana yanjye shiramo ibitero iyo Mana yanjye mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe ntacyo haye iyo Mana yanjye n'ubuntu bakobwa beza barapfuye urasigara mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe nayihaye iyo Mana yawe n'ubuntu wangiriye iyo Mana yawe mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe ntacyo wayikoreye iyo Mana yawe wayihaye iyo Mana yawe n'ubuntu bagabo beza barapfuye urasigara mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe wayihaye iyo Mana yawe n'ubuntu wangiriye iyo Mana yawe abize menshi baragiye urasigara mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe ntacyo wayihaye iyo Mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo Mana yanjye reke duhaguruke twakira ijambo ry'Imana Imana iguhe umugisha Placidia Mama Bertrand Imana ikugire neza turubakitse katwakira ijambo ry'Imana urakoze amen ushobora kwicara uriya hari igihano ushobora kumpa ni ukubwiriza umuntu amaze gutanga ubuhamya nk'ubu ngubu uriya hari abantu bihagararaho abenshi burya abagabo benshi ni nako tubigenza ariko hari igihe umuntu atanga ubuhamya wo kumva bizamuye amarangamutima menshi ariko niko bigenda muri iki gihe nta kundi byamera rero iyo ugiye kwigisha nyuma y'ayo marangamutima ntabwo byoroha ariko reka dufatanye ijambo ry'Imana
ndagerageza kuba bref kugira ngo mutaza kurara hano. Teme mbanze nshimira Apostle kubw'uyu mwanya, kuko nabyo ni ikintu cyiza, no kuba amatorero yaragiye atekereza gukora umugoroba nk'uyu nguyu, agatanga na occasion abantu bakavuga. Buriya kimwe mu bintu byagiye bitwica, niba ariko nabyita, nuko aho tutavuga. Ko ndibuka kera twiga, niyo mpamvu navuga buri hari ibintu bizamura amarangamutima. Bajyaga batubaza ku ishuri ngo ariko ngo ugira so, ntoya ndi papa yarapfuye. Akaba ubwo rero ugira ibyago bakabwira ngo yishwe n'iki, ahubwo ntiyararwaye arapfa, kandi ntituzi naho yaguye. Noneho ukicara ukumva nturi bubivuge, kuko nubivuga biragira ingaruka. Hanyuma dutangiye kwibuka muri 1995 ndabyibuka, twe twari dutuye mu Mutara, abantu b'iwacu Abafaransa n'Abazayirowa, icyo gihe bari bakitwa Abazayirowa, bari tarongera kuba Abakongole, bahuruye ku gihe cya Habyarimana. Abaturage b'iwacu bajyana n'inkotanyi bajya Uganda, baba mu buhungiro, bagaruka muri za 1995 nyuma yo kubohoza igihugu. None ndavuga nawe kuko twatangiye gushyingura imibiri y'abacu mu cyubahiro, wajya kubaza mama aho data yaguye, niyo nabona igufwa rimwe. Ubwo abatari yashyinguye ababo, agahinda kabo ndakumva, ariko mwihangane kuko ushobora kubaho utaranabashyinguye. Ubwo gihe mama yambwiye ikintu cyanyubatse, arambwira ati ariko ubundi amagufwa yasura ashaka iki? Ko nabwira niyo nabona rimwe. Arambwira ati se ubundi bw'uri bwonyubagirwa n'iki ko ari iki? Arambwira ati noneho uzagenda uhere mu bukomane bwa Nyakayaga ugeze ku Muyanja ucukure. Arambwira ati ubundi kuri mukuru kabuna kijijwe, so akaba atarabaye umuzimu ngo azagutera, ubundi wamwihoreye ko atari we wamwishe. Ndabitekereza ndavuga indeed wa mugani, ubu ngubu ndimo ndazamura agahinda k'iki, ndiyakira ndabyakira. Urero uri muri situation nk'iyo ngiyo, aziyakire n'ibyo byakire, kuko ni amateka yacu kandi ntacyo twayakoraho. Buriya hari isengesho rimwe ry'aba mu muryango witwa Alcoholic Anonymous, muzaribona ahantu henshi, bavuga ngo God grant me the courage to change what I can change, the serenity to live with what I cannot change, and the wisdom to know the difference. Ngo umpe ubutwari bwo guhindura ibyo nshobora guhindura, umpe n'ubudaheranwa bwo kubana n'ibyo ntashobora guhindura, ariko umpe n'ubwenge bwo kubitandukanya. Kuko hari igihe ukurikirana ikintu kidashoboka kandi ugomba kukihorera ukacyakira. Ubwo rero aho bimeze bityo, mu byakire bizinjira mu mateka yacu kandi tuzabaho nako twabayeho. Reka dufatanye ijambo ry'Imana, Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Ndagira ngo dusome amagambo dusanga muri Yesaya igice cya 61. Ni isezerano Imana yatanze, hanyuma Yesu arisubiramo ubwo yaratangiye kwigisha. Yesaya igice cya 61 ni amagambo nyankunda cyane muri iki cyumweru cyo kwibuka. Aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izabohoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye,
kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Amen. Aya magambo ni amagambo meza anakurikirana n'andi turi buze gusoma cyangwa tugiye gusoma muri Yesaya 53, kuko iyo tuvuga ngo Kristo ibyiringiro by'ubwiza, Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza, hari ibintu tugomba gusobanukirwa. Buriya iki gihugu cyacu gifite ibibazo bibiri kandi bikomeye. Ikibazo cya mbere, byose bishamikiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi, kandi simvuga iyi ejo bundi ya 1994. Ngira ngo abakurikiye disikuru cyangwa ikiganiro Minisitiri wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yavuze yuko Ababiligi batangiye gukoresha iryo jambo jenoside muri 1963. Bavuga ati ibintu birimo kubera mu Rwanda, mubwira abakozi bacu be gufatanya na buriya buyobozi buriho, kuko iriya jenoside barimo gukora natwe tuzayitirirwa. Ntabwo bibuza ko n'ubu bayitirirwa kubera yuko ibyabaye byose nibo bari banabitangije. Ariko urumva ko iryo jambo ryatangiye igihe, kandi abenshi muri twebwe bamwe nako uretse kubwo n'abandi bibazaho, bamwe muri twebwe agahinda katangiye muri 60, 61, abandi na 2, abandi na 3. Kuko nka data we yapfuye muri 63 hagati ya 24 na 30, ko ntabwo tuzi tariki, ariko ni muri icyo gihe. Icyo gihe hapfuye abantu benshi. Ababiligi bandika, ngira ngo mwarabyumvise nabyo minisita bivuga, ambasaderi wabo yavuga ko hari hapfuye abantu bagera ku 15,000 muri Gikongoro yonyine. Ariko hirya no hino mu gihugu iyo usomye nk'ibinyamakuru by'Abongereza cyitwa The Guardian kivuga yuko muri icyo cyumweru kimwe hapfuye abantu bagera ku 40,000 mu gihugu cyose. Hapfuye abantu benshi. Hari abantu bazamukanye agahinda k'icyo gihe n'ubu bakigafite. Hari abantu bazamukanye ingengabitekerezo y'icyo gihe n'ubu bakifite. Ni ibibazo bibiri rero u Rwanda rufite, ariko byose bibonera igisubizo munsi y'umusaraba. Haleluya. Murabizi, buriya iyo utangiye kumva neza imbaraga z'umusaraba, nibwo utangira kumva iyi ntego ivuga ngo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Yesaya 53 umurongo wa 4 baratubwira ngo Kristo, wereka mpere ku murongo wa mbere nibwo byumvikana neza. Haravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka wahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejejeje, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Haleluya. Uyu munsi ndigisha uruhande rumwe rw'umusaraba, kuko aposo yansabye kuzagaruka kuwa gatanu. Ubwo kuwa gatanu nzigisha urundi ruhande, kuko zombi iyo uzifatanije ubwo ntabwo ushobora kubicengera ngo bisobanuke neza. Ariko uyu munsi nibande kuri uruhande ruvuga ngo yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, ngo kandi yari ameze nk'umuntu wamenyereye intimba, wamenyereye imibabaro. Haleluya. Buriya kimwe mu bintu abantu batajya batekerezaho cyane, hari ibintu bidakemurwa n'igihe. Abantu benshi bazi yuko ngo agahinda iyo kabanye ngo ibihe bigashira, imyaka igashira ngo kavamo. Ntabwo kavamo. Nkunze gukoresha ikigereranyo, ufashe papier hygienique ukayishyira mu mazi, umunsi wa mbere uba uyireba igaragara, nyuma y'iminsi igenda ishonga, igashongera muri ya mazi, ikayengeramo ku buryo n'uwakubwira ngo uyivanemo idakunda. Ariko wajya ureba amazi ukabona arimo ibintu. Buriya rero abantu benshi iyo batubwira ngo Kristo ngo yari ameze nk'umuntu wamenyereye intimba,
kandi bakatubwira ngo yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Mu yandi magambo, hari ahantu yasenze Imana y'ibura atari ku Mana, niba byashoboka ngo iki gikombe ugicishe kure yanjye, ariko ntibibuko jyewe nshaka, bibuko jyewe ushaka. Ikintu yari arimo gukora, yari arimo gusogongera ububabare twese tuzacamo. Kuko buriya nta kintu na kimwe uzabona ku isi uzababazwa Yesu ataciyemo, habe na kimwe. Yanzwe akiri uruhinja, aba impunzi mu gihugu cy'amahanga. Abantu bazi kubibyaza turisime. Twigeze kujya muri Egiputa, abantu baratubwira ati tujye gusura inzu Yesu yahungiyemo na Yosefu na Mariya. Ariko ndabona ko biryabarezi biba byinshi koko. Rega turagiye twishyuye $5 tujya kureba inzu Yesu yari yarahungiyemo. Tumaze kuvayo ndababwira ntako mbabwire kiriya ni ikiryabarezi. Yesu wahunze ari uruhinja, nta n'uwari uzi ko azakomera. Nyuma y'imyaka 2000 iyi nzu mwabwiwe n'iki ko ari Yesu yari yahungiye. Gusa umuntu yarabitegereje avuga ati nyamara ibi bintu dukubiseho icyapa twabibyaza umusaruro. Abera umugisha abantu bose n'abacuruza, ababera umugisha. Ariko ikigaragara yabaye impunzi. Barabitubwira ko yahungiye muri Egiputa. Uwabaye impunzi wese amenye ko ibyo nabyo Yesu yarabisogongeye. Avukira mu muryango w'abakene ku buryo umunsi bamujyanye mu rusengero ngo batuye intume ebyiri. Kandi mu mategeko ya Mose baravuga ngo umuntu naba adafite ubushobozi bwo kwibonera intama cyangwa ihene, ajya atwara intungure ebyiri, umutindi nyakujya ajya atwara intungure ebyiri. Nizi wabo batwaye kugira ngo Yosefu na Mariya nta kashi bari bafite. So ubukene yarabusogongeye. Kurinda nukurikirana, nta muntu wagiriye abantu neza nka Yesu, ariko nta n'uwituwe inabi nk'iyo bamwituye. Hari abantu bajya bakubwira ngo ariko ngo umuntu nagiriye neza, ngo uyu muntu naramukunze, ngo uyu muntu naramufashije, ngo uyu muntu nagize gute. Yarangiza akakwitura inabi akakubwira ngo ngwino unzanira agahinda kawe kuko nako naragasogongeye. Haleluya. Nta kintu na kimwe uzajya mu rubanza uburane ubone ibintu byose byaguhindukiranye, abantu bose ntibashaka kukumva. Yaragiye baramufata, wenda tutarageza naho ngaho, baramufashe ntacyo bamushinje, batangira kugenda bamukubita. Aragenda ageze bamubanza ngo kwana, wari umusebukwe w'umutambyi mukuru w'uwo mwaka, bamujyana kwa Kayafa. Ikintu cya mbere bakoze buri kurikije amategeko y'Abayuda, ibyo bakoraga byose ntabwo byari byemewe n'amategeko. N'ubundi ku isi yose nta rubanza rujya rucibwa nijoro. Urubanza rwe baruciye nijoro, adashobora guhamagara n'abamushinja cyangwa kugeza n'ahantu umutambyi mukuru wagombaga kuba umucamanza yahindutse umushinjacyaha. Harambwe atari ko tubwire uri umwana w'Imana koko. Mu yandi magambo bari wowe uduha icyo tukuregesha. Aramubwira atari ko ni wowe ubivuze. Ati ndiwe. Kuko yari amaze kumurahiza. Ati ndiwe. Ati n'ikimenyimenyi muzambona ngarutse ku bicu n'abamareka. Umutambyi mukuru ashishimura imyenda, ibyo nabyo byari bibujijwe n'umusoma mu mategeko ya Mose. Ntabwo umutambyi mukuru yemewe gushishimura imyenda ye. Ashishimura imyenda. Ati ikindi mu kibazo ni iki? Yahoze ari umucamanza ahindutse umushinjacyaha. Atubwa ibyaha byose ntimubyumvise. Atubwa kwiriye uruhe rubanza, tukwiriye gupfa. Bamuciriye urubanza rutari uzarengana wese azamenye ngo nubwira Yesu azabyumva kuko nawe yararenganijwe. Haleluya. Niyo mpamvu uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo aratubwira ngo ntabwo dufite umutambyi mukuru udashobora kubabarana natwe, ngo ahubwo yababajwe muri byose, ngo kugira ngo ajye ashobora gutabara abamwisunze. Haleluya. Rero buriya kugira ngo uzasobanukirwe ubwiza Kristo muri twe, ibyiringiro, hope of glory, ibyiringiro by'ubwiza, nuko ubanza ugasobanukirwa ukuntu adukuramo umushari n'indurwe n'ibindi byose bidusharira bikatwicira ubuzima. Kuko iki ngiki utaragisobanukirwa uzasengera hejuru y'indurwe, uzasengera hejuru y'akababaro, uzasengera hejuru y'umujinya. Kandi ibi ngibi mbabwira ni ikintu rwose twese dushobora kuba twumva tukanagisobanukirwa. Kuko hari abantu benshi basenga, hari abantu benshi bashima Imana bakazunguza n'amaboko, hanyuma mwazicarwa mubwira rero se burya washimiraga hejuru yako gahinda kangana gatyo.
kuki wakagumanye kandi dufite uwaje ngo atubere ikimoteri turundamo ibituvuna byose? Apostle yahoze avuga ngo irembo ry'imyanda, nta nubwo Yesu yahindutse irembo ry'imyanda, ahubwo yahimutse ikimoteri cyaho dusuka imibabaro yacu n'intimba zacu. Bibiliya ikatubwira ngo yishyizeho, ni ukuvuga ngo yaraziteruye azishyiraho, yishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu, kuko ibyo tubabazwa byose yarabibabajwe. Yahemukiwe n'inshuti magara, yari afite abigishwa yakundaga. Yuda niwe wabikaga amafaranga. Burya ubundi umuntu ujya kubitsa amafaranga yawe ni umuntu uba uri trusted, umuntu uba wizewe. Aramufata aramuga ati Yuda Isikariyote, mbona ufite sansi y'imiyo, kandi yari ayifite. Bigeze kumusukaho amavuta aravuga ati nkoresheje matematike zo mu mutwe, aya mavuta yari arimo idenari yo 300, twari kuzigurisha, aba yakoze n'umushinga wari kuvamo. Yesu yari yaramubonye ko afite talent, aravuga ati ibyo byose Yuda afite talent y'amafaranga, azi kuyareba, azi kuyacunga, ashobora no kugurisha shebuja. Aramugurisha kandi yabimubwiye mwite twese Yuda koko abona ari determine agiye kubikora. Umuntu wahemukiwe n'umuntu yizeye cyane, yegereye Yesu numubwira ko ati paraguhemukiye. Umuntu wizeraga cyane yarakwambuye ati ngwino nkubwire uwanjye uretse no kumemukira ahubwo yaranangurishije. Inshuti ye bagendanye ahantu hose, ahantu hose Yesu yajyaga hari delicate, ahantu hose Yesu yajyaga hakwiriye umuntu w'inshuti magara. Yatwaraga Petero, aramujyanye, ndetse Petero aramubwira ati Petero uraza kunyihakana, icara usenge utaza kunyihakana. Petero ashyira agatoki ku ijosi ati ndakicwa ndakabambwa. Niyo bariya aba bandi bose wenda ba Yohana n'abandi bariya ni abantu baho ba fake, wenda bo bakwihakana, ariko jewe Simoni mwene yo Yesu aramubwira ati ariko Petero wacishije makeya, nko kwitarabi kuri bunyihakane gatatu, ngo ashyiraho n'indahiro. Baragenda, icyo akora Petero yaragerageje. Baje gufata Yesu afata inkota ate mu gutwi. Yesu aramubwira ati Petero ibyo bintu byawe urimo nibiki? Je ntabwo ntema amatwi, naje gukiza abantu agahinda kabo, ntabwo naje kukongera. Ngo aterura ugutwi agusubizaho. Ikintu kintangaza cy'abari abantu kubona umuntu washubijeho ugutwi batemye, mugatinyuka mukamufata. Baramufata baramujyana na Petero ngo amukurikira arenga hinguka kuko ashaka kureba uko biri bugende. Ariko agezeyo ngo aricara abona ntacyo Yesu arimo kubikoraho. Umuntu umwe aramwitegereza atari ko kandi uyu mugabo nawe ndumva namubonye mu gashyamba, ubundi ntiwari hamwe nawe? Aterekata ibyo uvuga simbizi. Ngo umujaraza aramwegera avuga toya n'imvugo yawe irabigaragaza umunyagarira, ugomba kuba uri muri ngo narabwe ngo umva mwabantu uwo muntu simuzi nta naho nigeze mubona. Uwa gatatu babimubwiye ngo ashyiraho n'indahiro, aravuga ati ndakica ndakabura data. Sinzi indahiro z'abanyamisozi hejuru yuko barahiraga, wenda niba barahiraga nk'abiwacanga ubwo munumva uko yarahiye. Hanyuma ngo Yesu arahindukira aramureba, ngo isake irabika. Petero ajya hanze ararira, ariko yari yamwihakanye. Niba ufite umuntu mwagendanye, mwegeranye, mwakundanye, mwasangiye akabisi n'agahiye, yarangiza agahindukira akaguhemukira, genda wegere Yesu nutangira kubimubwira, aramubwira ati don't worry, ibyo nanjye ndabizi nshobora kukuruhura. Haleluya! Kuko dufite ahantu dushobora kujya. Buriya nta kintu kiza nko kubwira umuntu kumva. Jewe najyaga mbibona tukiva muri genocide muri 1994, nagiraga abantu benshi baza kundi bakamwe ati wowe turabizi neza ibyo ngiye kukubwira urabyumva kuko uri uwacu. Ati bari abapastori bandi utangira kumubwira ibintu atakumva arakubwira ngo izera Imana ngo gira gute, ati wowe nyine ati uranabyumva nyine kuko nawe uri uwacu. Urero nta kintu cyiza nko kugira umuntu witwa uwacu uvuga ngo ibi bintu nawe yabiciyemo arabizi. Baragenda baramufata bamushyira ku musaraba yambaye ubusa buri burya naho mujya mubona bashushanya bakamwambika kabindo no kugira ngo atadukoze isoni. Burya umusaraba w'Abaroma wari umusaraba w'isoni, niyo mpamvu no muri bibiri byita ngo ni umusaraba w'isoni. Abaroma bari barashyizeho itegeko, sena y'Abaroma yemfuriwanshijwe n'umugabo witwaga Cicero, bashyizeho itegeko baravuga ngo nta Muroma ugomba kubambwa ku musaraba.
nta muroma ugomba gucishwa bugufi ngo akubitirwe ku karubanda. Niyo mpamvu burya Pawulo yajyaga byitwaza akavuga ati ngiye mwankubise ku karubanda ndi umuroma none murambwira ngo nisohoke, mubanze muze musabe imbabazi. Kandi koko bakaza bakazimusaba kuko babaga bazi yuko umuturage w'umuroma hari ibintu by'urukozasoni utagombaga kumukorera ngo bikugwe neza. Ariko Yesu we kuko yari umuyuda, yari umunyamahanga, ntabwo yari umuroma, bamukoze isoni zihebuje, bamwambika ubusa, bamumanika ku musozi. Niba hari uwigeze gukoza isoni, nigeze kubwiriza abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi, mbigisha ibintu byo kubabarira. Dusohotse umwe aranyegera nshyira ku ruhande ramwe ati uriya pastor wowe uri umugabo, biriya bintu byo kubabarira ujye ubyigisha witonze wigengesereye, kuko hari abantu toneka, kuko hari ibintu twe twanyuzemo mwe babagabo mutanyuzemo nubwo duhuje ibibazo. Antekerereza inkuru ye, arambwira ati jewe urare uko ngana, afite imyaka nk'iyanjye, ariko ubwo bivuga ngo muri genocide ntabwo reka twari dukuze. Hari ubibona nshaje ukagenda muri genocide nari nshaje. Muri genocide nari mfite imyaka 35 ishyira 36, nawe nuko yanganaga. Arambwira reba umubyeyi ungana nanjye, kumfata ukanyambika ubusa buri ukantembereza ku musozi aho abantu bose banze nambaye ubusa, warangiza ukampa abana bangana n'abanjye b'imigirigiri baba teenagers bakirirwa bankiniraho. Ndabitekereza ndabona nabizi wa mubyeyi iyo bintu koko ntabwo nanjye nabyumva. Ariko nibaza ukuntu ndi mu comforting, ndi bumurimo umutima, ndi bumukomeze. Ndamubwira ariko reka nkubwira ikintu, ni uyu mwami nkubwira ugomba kwikoreza ibyawe, ibi ngibi yarabizi. Ni kuko nawe yari umwigisha uzwi ukundwa n'abantu, bamujyana ku gasozi ahantu hitaruye, bamwambika ubusa, bamwirizayo yambaye ubusa amasaha 6, abana n'abagabo n'abagore n'abasaza n'abakecuru bose bacaho bamureba. Ni isoni zawe ashobora kuzumva, isoni zawe ashobora kuzikuruhura. Kandi byaramufashije, n'ubu tujya duhura tukabisubiramo, akambwira atari ko wa muti urakora. Ndamubwira nturiya muti urakora kuko twese twarawunyoye tubona ukora. Hari abantu benshi bafite ubukristo, rega buriya ubukristo bw'idini niba byankundiraga ngo dukure abantu babuvemo bave mu idini binjire muri Yesu. Kubera ko hari imyaka njya nicara nkavuga ko iyi myaka nize mu seminari, nsenga buri gitondo, nkasenga buri mugoroba, mfite trauma 73 baratwirukanye. Tujya mu seminari yewe nagiyeyo muri 70. Ubundi muri primaire ntabwo umwanya wa kabiri nari nkuzi. Jewe primaire nayinyuzemo ngenda rwose nguruka. Uwa mbere n'uwa kabiri nabyize mu mwaka umwe njya mu wa 3. Nkumva rwose ari ibintu birizi. Noneho tugeze mu seminari nkumva ko ariko bizahora, simenye ko na nyina n'undi abyara umuhungu. Ariko twigaga ahantu muri preparatoire baraporokarama igihembwe cya mbere, numva wa mbere si jewe, numva ngo igituma, numva wa kabiri si jewe, numva n'uwa 3 si je, nta nubwo nari uwa 4, nta nubwo nari n'uwa 5. Bagejeje kwa 5 namaze kurira, ariko ndewe hirya ndewe hino nsanga nta nabandi bana bavuye iwacu banzi. Ndavuga no prete ubundi nta bundi ubizi ko naho gwa mbere, reka nire mu mutima nta kibazo nta kimwaka. Bigejeje kwa 7 numva ni jewe. Noneho uwo mwaka ntangira kubona ibyo byose ngomba kwiratarapa nkasubira mu mwanya wanjye. Rero uwo mwaka warangiye ndi uwa 5, nicumyeho imyanya 2, turimuka tujya nicyo bitaga 6e Muratini. Ubwo ni mu wa 2 cyangwa ni mu wa 1 kuko ubundi guyo preparatoire iyo ntibanayibaraga. Tugiye muri 6e ndicuma mbu wa 3 ngumaraho ibihembwe 3. Ariko nimukorera nkavuga nari guzi ko bya bintu bishoboka no kuba mbere byakunda. Noneho 72 tuba twimutse, umwanya wanjye mba nawe ukabye nawe ugarutsemo, hanyuma baratwirukana.
batwirukanye histoire isubira inyuma, ngaruka muri 63 nibuka muri 61 kuko twebwe yatangiye muri 61 bakubita papa musigari intere ntiyapfa, 63 baramwica, ndavuga ndi safe buri rero ni twebwe dutahiwe. Kajya nicara natangira kwiga nkumva ijwi riramwe ariko ubundi urigira iki ko bazabica, uriga ngo bizakumurira iki? Inshuro zose bahannye abanyeshuri bakubagana mu iseminari, nari mfite umupadiri wankundaga, yari na directeur spirituel wanjye witwa Didas Ruzindana, yari inshuti, yari nzasaze ari inshuti yanjye. Yahana bakubagana nkahanwamo, ahubwo se padiri umuhuri iki? Kambwira ati wowe ikibazo cyawe sinzi indwara urwaye, nza kureba abakubagana, we ntabwo ubukubagana ariko ubusinziriye ku ntebe, kandi byari byo. Narigaga umwanya mutoya, nkibuka yuko bazatwirukana ngashinga umutwe ku ntebe ngasinzira. Ni trauma. Ndayibana nyisengeraho mu gitondo, nyivugiraho ishapure nimugoroba, njya mu misa buri munsi, ndwaye trauma, nta n'umuntu urambwira atari ku ibyo bintu ushobora kubikira. Narakijijwe. Urega mabwire, abanyamadini dufite akazi gakomeye, tuzabazwa byinshi kuko ntabwo twabwiye abantu Yesu wuzuye. Iki gihugu iyo kigira ubutumwa bwuzuye bwa Yesu wikorera intimba z'abantu, akikorera imibabaro yabo, hari abantu benshi biba byarahinduriye ubuzima. Kuko nanjye byaje bitinze, ko narakijijwe maze gukizwa. Burya buri kintu cyose kigira umumaro wacyo. Maze gukizwa hari ikintu nakundaga inzira y'umusaraba, n'ubu ngubu ndacyayikunda. Buri mwaka mu iseminari twazengurukaga inzira y'umusaraba, badusomeraga inzira y'umusaraba, nkayikunda. Hari ikintu kiri special, hari ikintu cy'imbaraga ziba mu musaraba udashobora kumva, ukajya ubisensinga wenda ntubifate neza ariko ukumva zirimo. Twajyaga twicara bagasoma inzira y'umusaraba bakayirangiza ndimo kurira, nkibaza ariko uyu Yesu wababajwe gutya ku bwanjye namwitura iki? Ariko padiri yararangizaga agahita yigira muri sakristi, agakuramo imyenda, tugasenga tukagenda. Ntatubwira ati uyu nguyu wagiye ku musaraba, buriya icyatumye ajyayo yari yishyizeho intimba zawe n'imibabaro yawe. Niba wicayemo hano ufite intimba, ufite imibabaro, warapfushije umubyeyi, bimushyira ubimubwira. Iyo mbona umuntu bimbwira icyo gihe biba byarangiriye umumaro. Ariko turize turarangije byo kuba padiri birananiye, nigira muri universite. Kuko myaka 19 nyambisetsa abantu nkawe, niba ku myaka 19 ubuzima bwo bwahindutse. Ubundi numvaga nzaba padiri. Yewe na mama, abandi bagira ba mama babo babuza ku banyina babuza kujya mu bintu by'ubupadiri, jewe yanteraga umwete. Yaje no kubimbwira nyuma, n'ubu twavuze tubisubiramo kare turabana. Mubwira nti hari ahantu ndi ugiye kwigisha, ati genda ujye gukora ibyo nasengeye. Kuko jewe mvuka nari umwana fragile, niyo mpamvu nitwa Rutayisire. Ubundi Rutayisire bivuga ngo urupfu rutamujyanye. Kuko umunsi wa mbere nkivuka nyine navutse ari kagahinja, nyine uvuga ati karapfa tu, karapfa ntikaribura uramuke. Umunsi wa kabiri seme, umunsi wa gatatu karacyarira, umunsi wa kane ntikarapfa ariko ntikaranakira, umunsi wa gatanu bigeze ku munsi wa 8 bati se uyu mwana turamusohora tumwita izina cyangwa turategereza ko apfa cyangwa azabaho? Bageze bafata icyemezo baravuga ati ibyo byose ubwo gihari, reka tumwite izina azapfa rifite. Nta baraza bahamagara abana nyine muzi imico y'Ikinyarwanda, babaye mu cyaro, abana barya ubunnyano, abandi banywa inzagwa, papa yari n'umucuruzi. Barangije baransohora rero bamfashe mu maboko, ariko ndi muntera imigeri nyine ndwana n'urupfu. Aramfata arandeba ati uyu ni Rutayisire. Mu ndimi zo hakurya y'umuyanja hirya iriya Rutayisire bivuga ngo rutamujyanye. Nuno munsi ntiruranjyana, aho ruzazira ruzasanga niteguye. Noneho muri icyo gihe mama yarwanaga no gufata ku kana kari hagati y'urupfu n'umupfumu. Asenga Imana wibwira ngo uyu mwana ni umuma, agakura akabaho, nzamuguha abo umupadiri. Ku buryo mu bintu byababaje mama, ni umunsi namubwiye ko ntakibaye padiri. Yarababaye, yongeye kunezerwa n'abaye pastori. Kuko icyo gihe yabwiye abantu ati mumbabarire mumpe ijambo.
bamufatira mikrofone, umukecuru ahagarara, mama afite ukuntu yimereye, azamura amaboko ati Mana noneho ndagushimiye, ibyo nagusezeranije birasohoye. Rero ariko icyo nendaga kubabwira, iyo myaka yose njya nibaza, ariko iyo mba padiri utwaye intimba nk'izo nari mfite, nta muntu wambwiye ko hari ahantu ushobora kuzirambika. Nzabibabwira ibindi kuwa gatanu, kuko izo ntimba yaherekezwaga n'urwango rurenze. Urwango hari ibintu rero bya mikrofone n'aya makamera nigeze kubyigisha, umuntu aragenda atema amoko kantu, nari natanze ubuhamya ndabwe nigewe, reka mbisubiremo ntabwo banyengira bwa nabwe nigewe nakuze nanga abahutu, aragenda atema ko kantu ati ntimwumva wa mugabo, ntiyanatema n'inyuma ngo mubwire ibyo Yesu yakoze muri jewe bigahinduka, atema ko gusa. Hari abantu batema utuntu tw'uduce, Imana izabibahanire, ariko nta muvumo mbashyizeho, bizabatere kwihana bakizwe. So rero izi ntimba genda zizi ko nabanye nayo, nkajya nicara nkananirwa kwiga kuko numvaga nta byiringiro mfite. Iyo batubwiye ngo Kristo ibyiringiro by'ubwiza, hari igihe ugenda n'iyo ibintu byaba birimo kugenda neza, wowe umunsi wo kwishima Satani akakwibutsa ukababara. Ndangiza mu seminari nari mfite mu madiplome ya mbere, sinshaka kubabwira iyo nari mfite ariko iri mu za mbere, naricaye dusohotse baduhaye uruhusa, baratubwira ati none kuva murangije juri, mwarangije n'ibizami bya leta, mujye kwidagadura. Ndasohoka ngeze kuri gate, Satani arankoma ngo ubwo nawe ugiye kwidagadura, rero widagaduye nkande ko ejo bazafata diplome yawe uzayihande, ninde w'iwanyu uzaza kugufatira diplome ukagira ngo nigewe jyenyine uzaba batafatiye diplome, ariko Satani aranyibutsa ngo wowe uri imfubyi ntawe uzagufatira diplome. Ndarandira. Hari abana iyo barongowe baba baracyana umunsi babyaye, kuvuga ngo ndabyara se ngo nzerekere, ariko ibyo ngibyo nabyo Yesu arabiruhura. Haleluya. Ndangiza lisansi muri university, na defanze memoire, bankomera amashyi, bampa n'amanota menshi pe. Icyo gihe umuntu wabonaga amanota 18 19 yabaga ari umuhanga. Muri aya abiri simbabwira yo nabonye, ariko turangije uwari supervisor wanjye aranjyana, yari umuzungu w'umunyamerika, arambwira ati wampesheje ishema, ndagusengerera nkuye n'inkoko. Twe twigaga Inyakinama, tujya mu Ruhengeri, angurira inkoko, angurira byeri, icyo gihe nari nkizinywa. Hanyuma turamanuka dusubira kuri campus, ndagenda mfata ya memoire yabonye amanota menshi. Satani arambwira ngo bose nturi umushomeri, ngo muri iki gihugu se uzabiki. Ndibuka uwo munsi ndefanda, ndabona mwarimu wanjye umwe mu batwigishaga icyo gihe, tse ko icyo gihe naraciye ku rundi ruhande nigira mu Cyongereza, ariko uwo nguwo agomba kuba ari umwe mu banyeshuri witwa Rugigana, yari yadefanze ariko yabonye makeya. Satani akamubwira ngo uriye azaho gutegeka, nubwo wamurushije amanota ari kuri yafite amahirwe aruta yawe. Kandi koko twagiye nagiye kwigisha muri university, we yabaye umuyobozi mu ngira ngo yarashinzwe service aux étudiants. Ibyo Satani yambwiye umwaka utarashira biba birabaye, barandinganiza, banyereza kwigisha Rurindo muri Troncome. Ariko aho ngaho niho nahuriye na Yesu. Buriya hari igihe Imana ireka agahinda kawe kakabanza kakuzura, ikavuga ngo reka mbanze nkareke kuzure, nzakamenera rimwe. Haleluya. Ndagenda ngeze Rurindo, nagezeyo nijimye pe, kuko buriya tuvuga amateka y'iki gihugu, icyo gihe ibaruwa yaje ivuye muri ministeri, iri mu kantu agapapuro kangana n'akamfashe mu ntoki, muri envelope za chip za zindi za email, zimwe zifite ubuntu bw'ubabara bw'umutuku na blue hejuru, uretse ko hari hateyeho kashe ya leta kugira ngo mu iposta batayishyuza. Mfunguye nsanganditseho ngo Monsieur Rutayisire Antoine, Faculté des Lettres, Université Nationale du Rwanda, Campus de Ruhengeri. Monsieur, pour des raisons d'état. Nayifashe mu mutwe, nta nubwo narayibitse, nayifashe mu mutwe. Pour des raisons d'état. Raison d'état nari nagize. Tu n'es plus à la faculté de l'Université Nationale du Rwanda. Tu as été redéployé au Mineprisec. Prière approcher le ministère pour ton redéploiement. Ngo kubera impamvu za leta ntukiri umwarimu muri université, twakoreje muri ministeri ya secondaire na primaire. Uzajya muri iyo ministeri bakubwira aho bagushyira. Ngiyeho banshyirira Rurindo muri Troncome.
umujinya uvanze n'agahinda. Njya muri universite, recteur ampa urwandiko rwerekana rwose ko ntacyo bangaya nk'umwarimu, ko ndetse na ikiribure ntayo bishe, ko mbese ibintu byose bari guheraho. Ndabijyana ngeze muri ministeri, umugabo twakoranaga, sinshaka kumuvuga izina rye, sinkunda ko waramazimwe, arandeba barambwira ngo twari tumaze iminsi dukorana imirimo, hari ibintu bya cycle ministeriel bari bakoze, turimo turi abajene cadre bo muri universite, mbese turimo ku arandeba barambwira ngo gushaka ngo iyi minsi rero twakoranaga akazi nabo naguze ubwenge, nkagira ngo wenda sinisobanuye neza, nsubira inyuma ndamusobanurira, ndamwereka n'impapuro, ndamwereka n'ibindi, arambwira ngo exactement ça, ngo vous avez eu votre temps, ngo mwagize igihe cyanyu. Numva noneho birapfuye byose. Nsubiye muri 61 filime irizinga, nsubira muri 63 irizinga, nsubira muri 73 ngo tugeze muri 83, ndavuga nti fine, ndabyumvise, merci monsieur le directeur général. Ndasohoka mva muri biro ye, ndagenda ngi wacu ndwara amezi 3. Mbyuka nkava mu gitanda, nkajya hanze nkota izuba, nkasubira mu nzu nk'urwaye. Mama akajya ambwira ati ariko wabaye iki? Nti mama, ntindwaye u Rwanda, ntindwaye u Rwanda, ndarwaye gusa. Rero nawe akambwira ko mwana wanjye, ubu koko wabuze iki? Waje ukajya hano hakurya i Nyagatare ugasaba akazi, urumva kuva muri universite noneho we aho yanjiraga hari muri primaire, yumvaga ibintu byose ari ukwigisha. Ariko icyo nenda kubabwira, ako gahinda haciyeho amezi 3, nkoresha logique, ndavuga na Pureto ngomba kubaho, ndagenda nsubira muri ministeri, banyohereza Rurindo njyayo, ariko njyayo ndakaye. Umujinya uvanze n'agahinda, umujinya uvanze n'ibyiringiro byaheze, umujinya uvanze no kumva nta avenir ufite, nta cyerekezo, wibaza ngo iki gihugu. Ndababwiza ukuri, narongoye ntinze mfite imyaka 32, ariko kimwe mu bintu byabigizemo uruhare nicyo cyarimo. Reka nibaza ariko ubu ngubu ni decide ndongore, mbyara umwana bazamugira nk'uko barimo kutugira. Hari igihe agahinda kagutera gufata ibyemezo bibi, hari igihe agahinda kagutera gufata ibyemezo by'ubwihebe. Mbabwije ukuri, iyi Inkotanyi zitera muri 83, nubwo nari umu intellectuel, ntabwo nari kujya mu intellectuel, nari kujya mu basirikare, kuko nari mfite umujinya ugera ahangaha, nagira ni iki cyakuraho iyi system tugahumeka. Hanyuma Inkotanyi zateye, narakijijwe, maze no kurongora, nkajya nshyira mu munzani nkasanga ntasiga umugore, nasenga Yesu akambwira ati si ibyo naguhamagariye, uzakorera iki gihugu ariko utari muri iriya job. Kimwe nuko ntabwo ari kubabeshya, kimwe nuko turangiza muri 94, jewe niriranwaga n'abakada ba RPF turimo gukorera abanyarwanda mu nkambi Byumba. Abantu b'inshuti zanjye baraza barambwira ati ngwino tujye muri débat politique tu. Yesu arambwira ati oya, uzakorera igihugu ariko mu yindi capacity. Aho nawe guhamagariye saho ngaho, reka abandi bajye kubikora, muzakorana ariko ukora mu bundi buryo. Buryo ujye wemera kujyaho Imana yagushyize, ntukishyiraho ushaka. Ariko icyo nendaga kubabwira, uwo mujinya, ako gahinda, iyo tuvuga ngo Kristo, ibyiringiro by'ubwiza kuri twe, hari Kristo uza akagukamuramo, kuko nageze Rurindo kubera kwiheba n'umujinya n'ibindi, numva ibintu byose narabizinutswe, ntangira gusoma Bibiliya. Nge nta muntu wambwirije, nasomye Bibiliya nsitara kuri Yesu, kandi musitaraho musitayeho, ntabwo namushakaga rwose. Jewe nasomaga Bibiliya kubera ko buriya umuntu wize Icyongereza kugira ngo uzumve literature anglaise y'igihe cy'ikinyejana cya 16 n'icya 17 n'icya 18, iyo byo bita Victorian Age, utarasomye Bibiliya ntushobora kubyumva. Ntushobora kumva John Donne, Dryden, T.S. Eliot n'abandi utarasomye Bibiliya, kuko icyo gihe Ubwongereza bwagize influence ikomeye cyane ya Bibiliya, ku buryo literature yawe yose kugira ngo uyumve ugomba kuba warasomye Bibiliya. Kavuga ni rero reka nsome Bibiliya, ntawe uzi aho ubwira ugeze. Hari ubwo byazagera gutya isi gaturuna nkisanga nasubiye kwigisha. Ntangiye kuyisoma nsitara kuri Yesu, aramfata pe, kandi amaze kumfata koko amfata neza, aramfata arankomeza.
ndakizwa. Maze gukizwa, ariko rero mbabwire, mujye mureka twe kwirarira tujye tubwizanya ukuri. Kuko niba turi kuvuga ngo Kristo udukiza, reka tujye tubwirana ukuri. Ko hari igihe umuntu akubwira ngo aramfata ndakizwa. Nakijijwe ndakaye. Nakijijwe ndakaye, ntangira kubwiriza ndakaye, umujinya wanjye nari nkukomeyeho, urwango rwanjye nari ndutsimbarayeho. Ariko noneho umunsi umwe, burya Imana igira imitego, tujya mu nzira y'umusaraba mu kiliziya i Rulindo, ndicara, bagenda basoma bagera ahantu babambye Yesu ari ku musaraba. Aravuga ngo data wabarire ko batazi ibyo bakora. Ndavuga ntoya, umva rero tubyumvikane, Yesu ntabwo iri sengesho warisenze barakubeshyera. Ntabwo baba bagukubise, ntabwo baba bakubambye, ntabwo baba bakwambitse ubusa, ntabwo inshuti zawe zaba zagutereranye ngo nuragize ujye ngo Mana ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Numvise Murebwa yaravuga ukuntu yababariye umukecuru wari wamuhambye. Ndavuga nti ariko uyu mugore ni umunyembaraga, uticaranye na Yesu ngira ngo ashobora kuba ari ubumuntu bwabimuteye gusa kuko yangaga guhemuka, ariko burya ni ikintu gikomeye. Noneho rwose ndavuga nti reka nsubire muri Bibiliya mbisome neza. Mfata Bibiliya yanjye ndabisoma, iteka ryose nagaruka nkasanga yarababariye. Ngeze aho rero umunsi umwe ndagenda nsaba konje ku ishuri aho nigishaga. Ndavuga nti reka njye gukemura iki kibazo na Yesu. Ndagenda ndamubwira mbwira n'ukuri, ibi bintu warabisenze? Ufata abantu baguhemuye barya, abantu bagucira urubanza rutari rwo, abantu bagutereranye, urangije urabareba bagihagazaho. Ntiwarindira kubanza no kuzuka ubasengera ukiri ku musaraba, urababarira. Nasoma burya rero Imana ifite ukuntu ikora, nasoma nkasanga koko yarababariye. Ndavuga nti rero jewe ntabwo nabishobora pe, ntabwo nashobora kubabarira abahutu ibyo badukoreye. Nkahera inyuma ku gihe cya ba data, nkajya muri 73, nkagera muri 83, nkaturuna nkazenguruka nkabanoya, it's too much. Ariko nagaruka muri Bibiliya nkasanga it was too much nawe ku musaraba. Umva reka mbabwire, niba hari umunsi narize amarira, si wo wonyine. Niba hari umunsi narize amarira menshi, ni umunsi narize ndimo kurekura umujinya n'urwango nari mfite. Kuko buriya ubu bwiza kugira ngo tububone, ntabwo Yesu ajya avanga. Arakubwira toya, mbere yuko iki gikombe cyawe nyuzuzamo umunezero, mbere yuko iki gikombe cyawe nyuzuzamo amahirwe, mbere yuko iki gikombe cyawe nyuzuzamo imbaraga, reka tubanze tucyoze. Zana uwo mutima wawe ubanze ure kuri ibyo byose ucigamatiye. Hari igihe rero ibintu byacu tubikomeraho. Ngo umwami umwe yigeze kurambagira igihugu cye, abona umuntu w'umugabo. Buriya rero mu bindi bihugu ariko nabonye no mu Rwanda byaratangiye kuza, abantu b'abagabo b'amayibobo. Nukuri uzajye za Madagascar, uzajye za Philippines, uzabona abagabo b'amayibobo barara munsi y'ibiraro n'abagore n'abana. Noneho habona umugabo mu mayibobo avuye ku cyavu gutoragura ibintu by'ibi bya bindi za mayibobo zitoragura. Abwira umugabo ati se burya mfite abantu bameze batya, genda umbwire uriya mugabo aguhe biriya bintu, umumera aya mafaranga agenda agura ibizima. Undi aragenda aramwegera. Rero ntabwo yarazi ko ari umwami, yabonaga umuntu w'umukire uri mu igare ryarindi rikurwa n'amafarasi. Aramubwira ati databuja arambwiye ngo akira aya mafaranga ujye kugura ibiryo bizima umuha ibyo bintu watoraguye ku cyavu. Aramureba ati mpuhwe z'abakire zaje ryari? Ati ubu rero yagira ngo nguhe ibintu byanjye byangoye mbitoragura, nurangiza amafaranga nayo muze kuyanshikuza, ati hanyuma mburiremaho. Ndamubwira toya, ati akira amafaranga wenda wiruke, ariko uyafite umpa ibyo bintu. Ndamubwira ati banza uyampe. Arayamuha. Amaze kuyamuha agenda ikigongogongo, ibintu byabifashe mu kuboko kumwe n'amafaranga yatwaye mu yandi. Abona wa undi ntamukurikiye yigiye inyuma, aho gutarahindukira ariruka, ariko byomba bitwaye. Kenshi rero natwe niko dukora. Yazaraza akakubwira ati niba ushaka ko nguruhura, banza umwe ibyo bintu byawe, ibyo banza ubimpe, ariko kumva bikomeyeho. Hari igihe wumva umujinya wawe ari ugutiza imbaraga, ukavuga ngo ya. Hari n'abantu njya nigisha kubera ngo bose mugo maze kumubabarira
ngo ntiyihane, ngo namara kumubabarira se ngo akazongera. Imana yagukijije cya gihe nubwo izagukiza, kuko kugira ngo Yesu azakuruhure aguhe ubwiza no kubanza ukarekura ibyo ngibyo bikwirabuza. Yerekana mbarangiriza inkuru dusoze dusenge. Yari umunsi umwe, uwo munsi niyemeje kubirekura, ndagenda rwose nkora liste y'abantu nangaga, ndabanza asaba imbabazi. Burya iyo wanga abantu ugorobariza uvuga ngo ngewe nanga abahutu, nasubiye inyuma nsanga mu bantu bangiriye umumaro benshi barimo, mu bantu b'inshuti zanjye barimo, ariko najya mvuga nka gorobariza. Ndabanza mbwira Imana umbabarire ko nari umuswa pe, uru rwango rwanjye rufata abantu rukababumbira hamwe ni ubuswa. Nawe ndashaka kukubwira, niba wicayemo hano ufite izo globalization ujya ukora, ufata abantu bose ukabazingira mu gitebo kimwe, uri umuswa. Kuko nujya kureba uzasanga no mu bantu mufite icyo mupfana hari abaguhemukiye kuruta abo bandi, hari n'abazaguhemukira kuruta abo bandi. Yewe nkunze kubwira abantu nkabwira ngo mwareze mu Rwanda tukazakora agashya, tugakizwa, twamara gukizwa tukagira amoko abiri, kuko ayazahoraho, amoko y'abeza n'ababi. Kuko ku mpande zombi umva, hari abahutu babi n'abahutu beza, hari abatutsi babi n'abatutsi beza. Ibyo mubishaka mutabishaka niko biri, kuko mu nyoko muntu hari abantu beza n'ababi. Biba byakundaga ngo dukore ubwo ayo moko abiri, tuyevuga ngo abeza turajyuhwa ahangaha, ababi bajya ukwabo. Naho ibintu byo kugorobariza ngo bariya ngo ni ibi n'ibi, aha rahera ko wampa icyuma gipima. Ntabwira ni munshakira abahemukiwe na bene wacu, wasanga ari benshi. Ni abagore bangahe bahemukiwe n'abagabo? Ni abavandimwe bangahe bahemukiwe n'abavandimwe kandi bahuje ubwoko? Ni abantu bangahe bahemukiwe muri business n'abantu bahuje ubwoko? Ubwoko ntibugira umutima, umutima ugirwa n'abantu. Mujye mwumva muri Imana yarabimpannye rwose, mbivamo ndangije ndabwira nako rero mva Mana, nubwo ibi ngibi mbyemeye, ariko hari abantu bafatika. Ubu saba ngaba ntubibuka guhera muri 61 rero ubwonko bwanjye burafata cyane. Guhera muri 61 nari mbafite babitsa ahantu mu gatorero, agatorero uzi twatu amabuye aba mu gatorero, nari mfite agatorero kuzuyemo amabuye. Avuga uyu nguyu yarahari, n'uyu yarahari, n'uyu yarahari, 63 uyu nguyu, 73 yaranyurukankanye, 83 uyu yambwiye nkatendeka. Imana irambwira ngo okay, iyo liste yimbi forgive them. Ndamubwira ngo rero Yesu mpimbaraga zo kubabarira kujye sinzifite. Buriya rero ubu bwiza tuvuga Kristo muri twe ni ubabarira abantu, si wowe. Ubundi ku bwawe, ku bwa kamere yacu, mu mbaraga zacu ntushobora kubabarira. Oya, muri kamere muntu ntushobora, ariko Yesu yagiye muri wowe. Niyo mpamvu Paulo yandika yabwiye abantu b'aba Filipi mu gice cya 2 umurongo wa 5 ababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima wari muri Kristo Yesu iyo yinjiye muri wowe, nawe ukinjira muri we, arakubwira ati ndaguha umutima wo kubabarira. Jewe narawusabye arawumpa. Iyo liste nari nasigaranye y'abantu unforgivable, impardonable, batagomba kubabarirwa, bo natendetse. Nabwira Imana rwose tubabarira udusigiraho tuzajya dutendekaho umujinya wacu. Yuvuga ngo bari abandi bose ni innocent, ariko abangaba bo mfite impamvu, reka mbatendekeho umujinya wanjye n'urwango rwanjye, nibura njye numva ko ndi justified. Imana iravuga ngo ya nawe simba gusigira, ko nta mwanda ashaka gusiga muri wowe. Hanyuma ndabayihereza, jewe ntabwo nababariye, narabayihereje nabwo numva rero Mana abangaba bo nkeneye imbaraga zawe ngo mbababarire. Bari abandi bo ntacyo twapfaga, ariko abangaba bo mfite good cause. Igihano rero cyangwa umuti Imana yampaye irambwira ngo rero abangaba iyi liste y'igumane ujye ubasabira umugisha. Nushaka kumenya ko wakize ku bantu baguhemukiye, uzihe discipline yo kubasabira umugisha, kuko Imana iratubwira ngo abanzi bawe ntukabavume, ujye ubasabira umugisha. Kuko buriya nibo Satani akoresha. Mu gitondo urabyuka ugasanga yicaye ku musego, yagutanze kubyuka. Umuntu waguhemukiye uzi yuko abantu batanu bashobora kukubwira neza, umuntu umwe akakubwira nabi.
wajya kuryama nijoro ugasanga wundi wakubwiye nabi niwe muraranye, wabyuka mu gitondo ugasanga arahicaye. Nigeze kwigisha umumama umwe arambwira tumva pastor ati hari umugabo wajyaga yicara ku musego wanjye ati ariko namuhaye Yesu ati yanyiciye abana, sinshaka kuvuga izina rye, ati yanyiciye n'ubu ndacyamwibuka, ati yanyiciye abana ati ariko namukuye ati koko ati nabyukaga nkasanga yicaye ku musego wanjye ati nijoro najya kuryama nkasanga yantanze mu gitanda ati najya kurya ati hakabwo nsanga yantanze ku meza. Alo, aba abanzi banyu batanga ku meza, abo batanga mu gitanda, abo batanga gukanguka ugasanga ari muri niba tureyicaye ku musego wawe, uyu ni wo mugoroba wo kubaha Yesu. Kandi none ugafata umwanya wo kuvuga ngo aba nimbibuka nzajya mbasabira umugisha, kuko iyo Satani abonye batangiye kubasabira umugisha abakuraho, akabati wabakora bo najyaga mukubitisha none akabasigaye basabira umugisha, uko mbazanye arushaho kwegera Yesu. Reka nkwereke muveho mumujya handi. Reka rero mbabwire, yewe namaze amezi 2 abantu bose numvaga nanga mbasabira umugisha neza neza, bagenda bayoyoka 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 bayoyoka. Ariko reka mbarangize kuri iyi nkuru, umunsi nabababariye nari nafashe umunsi wose ndarira mbavugaho umugisha. Mana ubabari, najya kuvuga ngo ubabari nkumva muri ijwi ndavuga ngo aragapfa akashirana nabe bose. Muzasomeza buri 109 nayikundaga urukundo rutagatifu, najyaga nyizuma nkavuga aba bantu Mana ubibuke baragapfa, abana babo babimfubye, abagore babo bapfakazi. Hanyuma najya gusenga nkumva zaburi 109 nigaruka, ariko ngeze aho ndayinesha nyisimbuza umugisha. Hanyuma narangije kubasengera bose one by one, ndasinzira. Nkangutse njya kwishura aho nigishaga, twari dufite umudirectrice nari naramugoye pe, kuko naragiye umujinya nari mfite wose mumushyiraho. Iyo yambwiraga ibintu naramusuzuguraga, yambaza amakaye yanjye nkamubwira nti ibyo nigisha ntushobora kubyumva kuko ntiwanabyize. Ahubwo ni kandi nutananyishimira uzishimira ibyo nkora. Mu ishuri nigishaga neza, n'abana barankundaga, uretse ko banyitaga question mark, nigishaga icyongereza. Kayabaza uyu musore mu ishuri abameze neza, ariko yageze hanze ubona yijimye, question mark nari ikibazo. Namaso yarageze aho akajya ntinya, yajya mbona rwose nanazamutse akigirayo. Hanyuma uwo munsi mbona arahagaze, hagaze imbere y'ikigo, arambona nzamuka, mugeze iruhande ndamusuhuza, arambwira ngo giye guhagarara tuvugane. Ndahagarara, ngo vraiment ngo nakubonye ngo mbona umeze nk'umutagatifu. Nti ngo sinzi ikintu cyakubayeho, ngo ariko ntabwo ari wowe dusanzwe tuzi. Masore nawe wabibonye? Reka tujye mu biro byawe nkubwire. Ubu buhamya mbahaye bwose ndagenda ndamutonderera, mpera n'umwana ngeza uwo munsi mbona araturitse ararize. Ndamubwira numva Masore ndashaka kugusaba imbabazi. Inshuro zose nagusuzuguye ni ibikomere nari mfite ku mutima, nari mfite umujinya, nari mfite agahinda bivanze, ariko ibyo nabihaye Yesu. Ubu nahindutse, ngo ariko wari usanzwe ukijwe. Niye burya nene nakijwe ariko nari ntarakira, kuko ushobora gukizwa ariko ntukire. Ubu nakize, kandi koko rwose yarambwira ati nakubonye mbona radiant, ngabona mu maso hawe. Ibi rero tuvuga ngo Kristo muri twebwe ibyiringiro by'ubwiza, niyo radiance kuzaho. Iyo ibyo bintu byose byajyaga bikwirabuza bikagushingikisha amenyo bikagukambisha agahanga byavuyeho, ukajya ugenda rwose uri radiant, ufite ubwiza bw'Imana. Mose ngo yamanukaga ku musozi abantu bamureba mu maso ngo akabona arabagirana. Hari ukuntu urabagiranishwa n'Imana yakukubye, ikagukorera scrub, ikagukuba, ikavanaho ibintu ugasigara urabagirana. Hari nagiye muri salo mbona basiga abantu amavuta, ndavuga nibira nibiki, mwari babyita scrub, babyita cyangwa ni scrub, ni scrub bo scrub. Ngo baramuscrubinze ndetse bagira bati ngo buriya nyine ngo bakora scrub, ngo ibintu by'imyanda biba biri mu rubika, na Yesu agukorera scrub akagukuba, warangiza ugasohoka urabagirana. Ibyari bikuriho byose bikwirabuza yabikuyeho, iminkanyari yose yayirambuye. Amen.
yego iyo usaza ntazahikuraho, hari igihe ugira gutyo ukabona uruhu nyine rwibwirijwe, wafata hano ku ijosi ukabona rumeze nko ibi ngibi ntacyo Yesu yabikoraho ariko nta gahinda kaba karimo. Amina. Kuko dufite Yesu utwikorera intimba, dufite Yesu wavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Dufite ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuyikoreze imitwaro yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ibyo nabyo bizagira iherezo. Zana nkutwaze, buriya dufite umwami mwiza. Abanyarwanda bajyaga baca umugani n'ibyo bavugaga bari ngo umukuru w'abatwa niwe batwaza impamba. Twebwe dufite umwami utumenera puberi imyanda yacu yose. Aravuga ati ibyo bimpe mbigutwaze, ibyo bimpe njye kubikumenera, ibyo bimpe mbigukize. Niho wicayemo hano uyu munsi wumva umwuka avugana nawe ko ari wo mugoroba wo gutura imitwaro yose ukinjira mu bwiza bw'Imana. Uzamura ikiganza aho wicaye.